hejuru, ariko nje kukwereka uburyo ushobora kongeraho akantu gatoya kuri ino batiri ikaba yabika umuriro iminsi 2 ikagira ubushobozi buri hejuru. Dore hano nje kubereka amabatiri. Hano mfite batiri nyinshi cyane, dore izi zose ni batiri. Hano nje kukwereka uburyo ushobora kuba wakwikorera batiri yawe ikaba yabika umuriro iminsi 2. Urabona ino batiri ni iyo muri touch zino telefone zitavamo batiri nyine, urayibuka 3 ikagira ampere y'ibihumbi 4900. urabona niyi ifite volte ya 3, dore ngiyi zirangana, dore ngiyi nayo ifite volte ya 3 ariko ikagira ampere y'ibihumbi 2. none urabona iyi ifite ampere y'ibihumbi 4900 ikageza no ku bihumbi 5, dore ngibi, ariko urabona zinganya ampere. Icyo zitanganya n'ubushobozi. Dore rero icyo ushobora gukora, ufashe ibyo bakoresheje kuri no batiri kugira ngo igera ampere iri hejuru, ukabishyira kuri no batiri ya Airtel, yahita ibasha kubika umuriro iminsi 2 cyangwa 2 n'igice n'3 yageramo bitewe nuko ukoresheje telefone. Dore noneho uzafata umuntu wese utunze Airtel, imagine buno bwa MTN akoreshamo izi batiri, hari iyi, hari Airtel, aze yegere hano, hari na Tekino yewe ijyamo, aze yegere hano mwereke ibanga. Nta rindi banga, kuri no batiri hari ikintu twita BMS, nyine bisobanuye Battery Management System. Hari agasiriko kaba kariho agasakwiti, kano ako gasakwiti kaba gahagarariye ampere. Aka gasakwiti ko kuri no batiri ugakuyeho ukagashyira kuri iriya batiri ya Airtel, ni ibintu byakoroha cyane ko ushobora kuyongerera ingufu batiri ya Airtel kabika umuriro iminsi 2. Kanze mwereke ako gasakwiti, uzajya ku mutekinisiye witwaje nk'iki kibatiri bajugunye cyabyimbye, uko kamubwira ati aka kantu kankurireho ugashyire kuri batiri yanjye. Dore aka gasakwiti ni kano, dore ni kano, aka niko gapima ampere. Aka gasakwiti tugakuyeho tukagashyira kuri no batiri yacu ya Airtel, ishobora kubika umuriro iminsi 2. Dore noneho ukuntu aka gasakwiti kavaho. Urabona aka gasakwiti kaba gapima B+ na B-. Aka gasakwiti cyo kamaze niko gatuma telefone yuzura ikihagarika, niko gatuma telefone isevinga umuriro igihe kirekire. Aka gasakwiti ubwako niko gafite imbaraga zo kuba ka kontrola batiri yose muri rusange. Ubwo rero hano dufite batiri yacu ya touch ifite ampere ibihumbi 45. Izo ampere ziri muri aka gasakwiti, nicyo kamaro kayo. None urabona iyi ni Airtel batiri nyine ijya muri Airtel, iyi ni na batiri ijya muri Airtel nayo, ariko ubu n'ubwoko bwa Tekino, ubu n'ubwoko bwa Airtel. Izi batiri uko ari 3 zifashe tugateraho kara gasakwiti gafite ampere y'ibihumbi 5, izi batiri zitazigira ubushobozi bwo kubika umuriro iminsi 2 n'3 muri izi telefone zacu za Airtel, imagine. Noneho urabona nta kundi bikorwa gutya. Uhita ufata urugero nk'ino batiri, reka ariyo mberekeraho. Ino batiri dore ngiyi ni Tekino, ngiye kuberekera kuri Tekino. Urayifata ugakuraho kano katwe ko hejuru, biba byoroshye. Nyamuneka nawe wabyikorera cyangwa uze wige urebe ngo bikorwa bite. Urabona urugero ngiye kubereka, ukuyeho uno mutwe wo hejuru kuri ino batiri, ngiye kukwereka kara gasakwiti wagashyira hehe. Dore batiri ngiyi nakuyeho umutwe, noneho uburyo wagera kuri kara gasakwiti ni gute, nibyo nanjye nshaka kukwereka hano, ukaba wakageraho mu buryo bworoheje. Batiri yacu reka tuyikureho umutwe nk'ibisanzwe. Dore umutwe nguyu tukuyeho. Urabona uyu mutwe niwo utuma batiri yawe ibika umuriro, naho rino buye ubona risigaye, iri buye aya mabuye ubona asigaye
atariho umutwe anganya ingufu n'iyi batiri bita ngo ibika umuriro igihe kirekire. Iyi batiri niyo muri za telefone zitavamo batiri, urabona zose zinganya volte ni 3. dore n'iyi Airtel volte yayo ni 3, iyi Tekino volte yayo ni 3. dore ngibi urabona n'iyi byitwa ngo ntivamo volte yayo ni 3. urabona ziba zinganya voltage, ni ibintu biba bisanzwe. Twawukuyeho twe tugiye gushaka uburambe bw'iyi batiri yacu ya Airtel, turebe uburyo ishobora kubika umuriro y'ino telefone. Nta kindi nakomeje mbereka nyine ibikorwa. Noneho urabona uyu mutwe uwuhambuye, ukawuhambura gutya ukavanaho kano kantu ko hejuru, urabona buri kantu kose kavaho, warangiza ukawuhambura paka uwugezemo imbere. Biroroshye bino ku mutekinisiye rwose biroroshye. Nge ni urugero rwo kubereka uburyo ni iyihe siriko twashyiraho kugira ngo batiri yacu igira ampere nyinshi, ijye ibika umuriro cyane. Noneho urabona umutwe nguyu ndi kuwuhambura, ndi kugira ngo mbereke uburyo ushobora kongeraho kano ga circuit BMS bisobanuye battery management system. Noneho ukakongerera ingufu ku buryo ubwawe nawe ushobora kuba iyi batiri wayiha ingufu ikabikwa umuriro iminsi myinshi. Dore noneho izi batiri aka niko kaba kagize batiri, dore ngaka murakabona, aka niko kaba kagize batiri. Nta kindi ukora, urabona twebwe natwe tuba dufiteho, dore ngiyi n'ubundi nayo nta batiri itayigira, nta batiri itagira ino siriko. Ino siriko rero icyo ukora nta kindi, uhita ufata icyuma cyawe warangiza ugahongoraho iyi siriko, katuyihongoreho. Urabona siriko yacu twayihongoyeho yavuyeho, urabona siriko yavuyeho twayihongoyeho. Biba byanditseho nyamuneka, biba byanditseho utazahongoraho siriko itariyo, biba byanditseho. Noneho tukahita dufata n'iyi batiri yacu ifite ampere 5000. ino siriko niyo ibikubiyemo byose, dore ngiyi uhita ufata icyuma nyine nk'uko bisanzwe, ino siriko nayo ukayikuraho. Urabikora neza rwose kandi ubikora ku murongo bigakunda. Ino siriko iyo uyikuyeho uhita uyifata, urayibona, ukayimurira ku mutwe wa ya batiri yacu, ya batiri yacu ya Imagine. hari Airtel ndetse hari na Tekino. Dore ngizi izi batiri uko ari 3, uhita ufata ya siriko ngiyi BMS niko bayita, ukahita uyishyira kuri wa mutwe wacu w'izi batiri. Iyi batiri ya Imagine ihita igira ubushobozi bwo kubika umuriro iminsi 2 n'itatu muri aka gatelefone ka Airtel. Mberetse siriko bakuraho, mbereka n'uburyo wabasha kuyishyiraho, mbereka n'icyakorwa. Urabona ko ni ibintu byoroshye cyane, nawe wabyikorera cyangwa ukabikora ukurikije ino video. Ubwo rero icyo usabwa ni ugufata batiri nk'iyi, ahariho hose abatekinisiye hari igihe banabijugunya byarabyimbye, ugakuraho uyu mutwe niwo uba ufite ino siriko. Dore ngiyi ino siriko, dore ngaka gaba gafite ampere 5000. tukahita tugateruraho tukakimurira kuri uno mutwe wa batiri yacu. Ni ibintu biba byoroshye. Niba ino video yagufashije cyangwa niba ubona hari ubwenge wayikuyeho, wisharinge inshuti zawe nazo zikoresha ino Airtel Imagine, bagende ku batekinisiye babibakorere gutya, babashe kugira batiri ibika umuriro iminsi 2. Kimwe nk'uko ni ya gatushe nayo igira ampere ya 3, igira volte ya 3 ikagera ampere 1150. nayo ufashe ino siriko yaha yo kuri no batiri igera ampere 5000, ukayimurira kuri ino batiri ya gatushe. Iyi gatushe nayo yagerageza ikabika umuriro iminsi 4. Uri kumva ni ibintu biba byoroshye, nawe wabyikorera.